Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte? Ntahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwe uko wayakemura. Ubundi cyambere n'ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemura. Kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Ibihe byiza kuri mwe mwese mwashyize urushinge rwa radiyo zanyu ku 104.3 FM ijwi ry'Amerika. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezweho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ni ikiganiro kibageraho gihagarariwe n'Igena Roger, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Muri studio muri kumwe nanjye Nicole Giraneza. Akenshi na kenshi usanga abasore cyangwa inkumi bakora ibintu ariko batazi neza ibyo bakora, gusa bikamera nkaho biganye. Bigendeye n'ibihe tugezemo, iterambere dusunikira gukora ibintu tutazi neza icyo bisobanuye. Bakunzi b'ikiganiro ejo, uyu munsi tugiye kuganira ku bijyanye n'umuco wo gutera ivi umaze igihe kitari gito ukorwa n'abasore basaba abakobwa ko bababera abagore. Uyu munsi ariko turibanda ku bakobwa basaba abasore ko babana bakabaterera ivi. Rika nkubwire, kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Gutera ivi ni umuhango umaze igihe kitari gito ukorwa n'abasore. Uyu muco wo kwambikana impeta watangiye kwamamara ahagana mu myaka y'1800. Ibi byose bikorwa ikigamijwe ari uko umukobwa yakemerera umusore akamubera umugore, bakabana, bakabyara, bakororoka. Gutera ivi ni ikintu gikorwa n'abasore. Ntago bimenyerewe ko umukobwa ari utera ivi. Muri iyi minsi rero hari abakobwa basigaye baterera ivi abasore babasaba umubano. Ibi bikaba bikurura impaka mu bantu benshi. Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07 28 02 82 32 cyangwa kuri 07 87 58 14 11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Nubwo hari bamwe bavuga ko umukobwa wasabye umusore umubano aba afite ikindi akurikiye, hari abavuga ko bitari bikwiye ko abantu bumva ko byacitse, ahubwo ko abakobwa nabo bashoboye kandi bashobora gufata iyambere mu gusaba umubano ndetse bakanatera ivi. Ibi ni bimwe mu bitekerezo mugenzi wacu Rugamba Jonathan yakusanyirije mu karere ka Nyarugenge. Reka tubyumve ku buryo burambuye. Ko gusaba ubushuti umusore akenshi afite icyo amukekaho kijyanye n'uko afite ubushobozi, ariko kuri njyewe ntabwo umukobwa yansaba ubushuti ari we ubunsabye ngo mfate mudu yo kujya muri ubwo bushuti, kereka ari njyewe ubumwisabiye. Ngiye mbibona nkuko abakobwa bo ubwabo basigaye bigira icyizere, bakibona nk'abantu bashoboye kandi bafite uruhare mu iterambere ryabo, kuko abakobwa aba yumva gusaba ubushuti umuhungu donc aba yamwishimiye. Ku ruhande rwanye bifata nk'ibintu byiza kuko bituma umukobwa arirekura, donc aba yafashe icyemezo, kandi burya abakobwa ibyemezo byabo akenshi bikunda kuba birimo kuri kwinshi. Ariko wambwiye ka nkunda atantereye ivi, ahubwo nge namuterera ivi, ariko we yifasha akaza kunterera ivi byangora kubyakira. Oya ntago ari umuco, ntago ari ugutuma akagusaba urukundo nuko aba yagukunze. Njyewe ntago byantungura, cyane cyane ko tuzi neza ko kera twumvaga ngo umukobwa yoroye igikwa, tukumva n'ibintu bidasanzwe. Iyo bavuze gender cyangwa bakavuga guhuza muri byose, nuko nyene kubyakira kuri twebwe bigoye, ariko buri wese yabyumva. Ariko njye ari ntereye ntago nabyakira vuba, biragoye pe, biragoye cyane. Ntabwo wahita ubyemera, hari igihe ashobora kuza gutyo bitewe n'ukuntu akubona cyangwa bitewe n'imitungo ufite, bigatuma akaba ibyo bimukurura nk'ibintu ufite wenda, bigatuma guhuzaho gutyo ariko nta n'urukundo agufitiye.
umukobwa usaba umusore ubushuti burya umukobwa kenshi icyizere kukimuha biba bigoye. Umusore niwe usaba ubushuti, nta mukobwa usaba ubushuti, mbese kubyakira biba bigoye. Iryo vi biragoye kabisa, biragoye kuba umukobwa yanterera ivi. Barakoze aba badusangije ibitekerezo byabo. Mukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu kuri iyi nsanganyamatsiko. Mutubwire, ese mutekereza iki ku bakobwa baterera abahungu ivi babasaba umubano? Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 07 82 02 82 cyangwa se kuri 07 87 58 14 11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Gutera ivi ni ikintu gifatwa nk'ikigezweho mu Rwanda. Ubusanzwe umusore ategura impeta agahuriza hamwe inshuti cyangwa abavandimwe akababwira ko ashaka kurushinga, maze bakabigira ibanga, agatumira umukobwa baba bakundana, maze mu gisa nko kumutungura akamupfukama imbere, akamwereka impeta, akamusaba kumubera umugore. Iyo abyemeye amwambika ya mpeta, ubundi bagatangira kwitegura ubukwe. Ibi ntibigikorwa n'abasore gusa, abakobwa nabo bafashe iya mbere mu guterera abasore ivi. Urugero ni Umunyana Alice, ni umugore wasabye umugabo we Patrick Kamanzi ko babana, ndetse kuri ubu babanye neza nta kibazo. Bemeza ko aho urukundo ruri ibintu byose bigenda neza, ndetse ko kuba yaramusabye ko babana basanga nta muco yishe, ko aho yari kuba yatatiriye umuco ari igihe ari kujya kumukwa agatanga inkwano ku babyeyi b'umusore. Bemeza ko icya mbere ari ukuba mukundana by'ukuri. Reka tubyumve mu kiganiro bagiranye na Ariette Nishimwe. Nitwa Umunyana Alice, ndi umugore w'umugabo umwe, tumaranye umwaka umwe dukoze ubukwe. Nitwa Patrick Kamanzi, maze umwaka umwe nubatse n'umugore wanjye Alice mureba hano. Wadusangiza ubuhamya, ese byagenze gute kugira ngo abe usaba umugabo wawe kuko mubana? Njyewe nabonaga igihe kiri kuncika, ndavuga rero hari ibyo nshaka gukora kandi nubatse, ndamubwira ndashaka ko tubana. Byarantunguye akibimbwira ako kamwanya, ariko kuri ko twawe dukundanaga mukunda nawe nembitinda none se mvuga ati nta kibazo, erega y'abantu bakundana ibyo by'umuco byo vuga ngo uriya n'umutware, uriya n'ugomba kuvuga iki, uriya n'ugomba gukora iki, ndakeka atari ko babimeze, kandi ntabwo ingo zose zimeze kimwe. Umuco yari kwica wenda yafata nk'inkwana akaza kunkwa wenda cyakaza kunsaba ababyeyi, nubwo ari kuba yisha umuco, ariko ngiye nawe babiri turakundana, kuba yabinsaba ngo tubane nta gitangaza kirimo. Nuko umugore n'undi yabana n'umugabo amubwira ngo ndashaka ko twubaka ari ahantu, ndashaka ko tugura iki kintu mu nzu, dukundana njye nawe, ntabwo igihe cyose ari njye wamupropoza ngo tujye hangi cyadukora iki. Nawe yarambwiraga ati ndashaka kunsura, ndashaka ko dutaha ubukwe bwa runaka, ndashaka ko dutemberera ahangaha. Ibyo rero kumbwira ngo tubane nabifashe nkaho ko ari ikintu gisanzwe, n'ubundi yansaba nkuko sanzwe nsaba iki nkuko nanjye nakimusaba. Umugabo wanjye ndamwubaha cyane, ndanamukunda, amfata neza, ni umugabo mwiza. Oya, ibyo ngibyo nawe yabibera umuhamya wo kubivuga. Ntabwo ibyo biba mu rugo rwacu, ntabwo nakwifata ngo umubwire nabi kubera ko wenda ari we wavuze ngo tubane atari njye wabivuze. Ibyo byaba ntaba ntazi akamaro k'urukundo. Nubwo tuba dufite umunezero, tuba dufite ubwisanzure, nakubwira ko hari demokarasi yuko buri wese avuga icyo yumva atekereza ku kintu, tukakiganiraho tukagifatira umwanzuro. Ikintu rero cyica urukundo rw'ubu ni uko umuntu agenda akamenya ibye, akamukunda, avuga ati reka mukunde, ariko ibi ngibi ntabwo njye nzabikora, ni ibye, ariko ntabwo ari byo. Umuntu agomba kwisanzura, niba hari icyo ushaka, niba hari icyo ushoboye ukakimukorera nka boyfriend wawe, kuko iyo utinye usanga bipfa. Umuntu mwakundanaga kubera umutinya, kubera hari ibyo utinya kumubwira kandi ukeneye, ugasanga hari akantu ufitemo, kumva ahubwo hari undi wabibwira kuko w'umutinyutse. Rero ndi kumva inama nagira urubyiruko, twakisanzura mu rukundo, kumva uri free, ukabwira umukunzi wawe icyo ukeneye akakikwemera cyangwa bikanga. Icyo nababwira cyo icyambere nuko kubana mukundana biruta ibindi byose. Arakoze Umunyana Alice ku buhamya bwadusangije.
ese wowe uduteze amatwi ubibona ute cyangwa se ubyumva ute kubona umukobwa asaba umusore umubano akamuterera ivi? Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728028232 cyangwa se kuri 0788581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Bavakure Augustin ni umusaza w'imyaka 70 y'amavuko utuye mu karere ka Gicumbi. Ntiyemeranya n'umuco wo gutera ivi haba ku bahungu ndetse n'abakobwa. Nubwo yemera kumucukura ariko nanone ngo atekereza ko hari ibisaba gutekerezwaho n'urubyiruko ntibabisamire hejuru. Ni mu kiganiro agiranye na Ishimwe Honore mu kiganiro Ejo. Mu kiganiro Ejo turi kumwe na muzehe Bavakure Augustin giye gutangira adusangiza ishusho y'uko abasore n'inkumi mu gihe cye babigenzaga mu gucudika bigamije kubana. Aranagaruka ku gutera ivi aho bisigaye ari magirirane. Igihe cyacu rero kubera ko amashuri yari yaraje, abantu bahurira ku ishuri, bahurira mu modoka, bahurira mu bukwe, mu misa. Bwa buryo bwo gutinyukana mu gusabana ubushuti. Gusabana ubushuti byari by'abahungu ndetse bikabanza no kumurushya. Akenshi babanaga kwandika akabaruwa, babona gashubije yemera kuzabaza ababyeyi, ashaka umuntu uzwi mu muryango cyangwa se ufite ubushobozi bwo kuba yahatinyuka akaba ari butuma ujya kukuvugira ko wifuza ko umukobwa wabo yasaba. Ngereza by'imyaka 2 muri 82 nasabye muri 81 nibwo natangiye gusaba ndongora muri 82 ariko hashize umwaka. Mudusanisha kwishura kera bagimeze mu isanisha niyo byiza by'ubu nuko iyo watekereje igitekerezo ugikora vuba, ibintu bigakorwa vuba, ari ibikunda bigakunda vuba, ari ibyanga bikanga vuba. Ingaruka nyine nuko bitaramba. Muri kwa gufata ya mbere mu gusaba ubushuti mwatubwiye uburyo kera umuhungu ari we wafataga ya mbere bikanamuvuna. Kuri ubu mubona bihagaze gute? Kuri ubu nubwo abahungu no kugeza n'ubu nibo benshi nibo batera intambwe, ariko n'umukobwa muri iki gihe yashatse arayitera. Yego ntabwo ari kenshi akora ibimenyetso byerekana ko yenda gukunda, ntibirabwira cyane ngo uburyo ngo abakobwa nibo bavuga ngo ndashaka ko tubana. Ubu rero kugira ngo shirire mu nda hita mu kubwira ko dukundana twabana. Muvuga iki ku cyitwa gutera ivi? Bibonye rimwe gusa umuhungu atera ivi ariko mbona naje n'umugenzo cyangwa umuhango waturutse mu bindi bihugu, waturutse hanze. Nge mbona nta mpamvu yo gutera ivi kuko kera bateraga ivi duterera Imana cyangwa umwami. Ubu rero simbona impamvu umusore ajya gutera ivi imbere y'umukobwa. Byarantangaje kubona ko umuntu aterera ivi undi muntu. Ubu rero ngo bireze sinjya ntabwo bwinshi ubwo ntabwo biragwira ngo mbone babikora, ubwo bifite impamvu ariko nge ntaye mbona. Izo mpamvu se zishobora kubangamira umuco? Kuko umuco urakura nyine. Iyo hari impamvu igaragara kandi abantu bumva, abantu bakagikora bibanza guhararwa. Abashaje nkatwe tukabona yenda ibisobanuro bidahwitse, ibisobanuro bihwitse nta kibazo. Iyo bidahwitse twarira iyo rigoramiye byakorwa na benshi bikaba umuco na. Bino birahindukiye ubu ngubu hadutse abakobwa batera ivi abahungu. Bamwe batinishyano ntibyari bimenyewe, kandi akavuga ati bishobora kuba nta nicyo bitwaye. Ubu rero ubwo n'umukobwa nawe ateye ivi byaba nanone ari bya binini nakubwiye, ni nk'uko umukobwa yajya gusaba umuhungu. Iyo rero nibihinduka n'umukobwa akaba yasaba nawe yatera ivi, ntacyo mbona. Ubwo byaba byagiye mu muco wakuze. Abo inama natanga nuko umuntu ujya gushaka agashakana n'uwo buzura, bamara kurushinga rwa rukundo rugakomeza, kuko ushobora gutera ivi umusanga ejo bundi ukaritera umuhunga. Ko njye mbibona. Turabashimiye cyane. Murakoze namwe. Arakoze Bavakure Augustin ku kiganiro cyiza duhaye. Ese wowe uduteze amatwi ubibona ute cyangwa se ubyumva ute kubona umukobwa asaba umusore umubano akamuterera ivi? Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728028232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
bakunzi b'ikiganiro ejo mudukurikiye ngiye kubagezaho ubutumwa mwadusangije ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho ubushize yavugaga ku makimbirane avuka hagati y'abashakanye bitewe no kutanganya amashuri. Aho twibazaga tutese mubona kuba bashakanye batanganya amashuri byabaviramo amakimbirane mu gufata ibyemezo mu muryango. Reka duhere kuri Ezekiel Hakizimana uherereye mu karere ka Nyamasheke aho yagize ati abashakanye batanganya amashuri no kubana neza ni ibintu bitandukanye. Ati ntibikwiye guteza amakimbirane kuko imibanire myiza ntizashingira ku banganya amashuri gusa. Fisi uri Gasogi ati turabashimiye ku kiganiro cyiza mwatugejejeho. Fisi urakoze gushima. Naho Gasasira Theogene uherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali ati ntabwo bikwiriye ko mu bashakanye haba amakimbirane ashingiye kuba batanganya amashuri kubera ko bajya ku bana baba baribwiranye bihagije. Naho haba menshi Patrick uherereye mu karere ka Rwamagana ati nkunda gukurikira ikiganiro ejo mudutegurira insanganyamatsiko zitwubaka mu buzima bwa buri munsi. Patrick urakoze cyane. Naho Iyamuremye John uherereye mu karere ka Gicumbi ati kuba bashakanye batanganya amashuri byatera amakimbirane mu gihe bashakanye batarigeze babiganiraho ngo bamenyane bihagije. Nyirarukundo Adeline uherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka atabashakanye mu gihe batanganya amashuri ntibyatera amakimbirane ahubwo bigomba kubaho imbaraga zo gushyira hamwe. Reka minire kuri Nyirabaruta Ange uherereye mu karere ka Nyamagabe ati nkunda cyane ikiganiro ejo. Ange urakoze cyane. Reka ubutumwa bwa none mbuhinira aha tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu. Ubutumwa bwanyu ni nabwo butugejeje ku musozo w'iki kiganiro. Ni ikiganiro cyagarutse ku bakobwa batera riva abasore babasaba umubano. Mukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu kuri iyi nsanganyamatsiko. Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 0728028232 cyangwa kuri 0787581411. Iyi numero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro cyagiyagayona n'Igena Roger, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Mbibutsa ko ikiganiro ejo mu gikurikira bigenda mu masaha nk'aya ku 104.3 FM ijwi rya Amerika. Nitwa Nicole Giraneza ndabashimiye. Amateka yacu ntituyibagirwe ahubwo tuyigireho kubaka ejo hatubereye. Duharanire kubaka amahoro arambye, turwanye ihohoterwa ndetse n'andi makimbirane. Duharanire kwikemurira ibibazo duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte? Ntahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwe uko wayakemura. Ubundi cyambere no bwumvikana kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri ntabwo amakimbirane abasha gukemura. Kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM.